Muri Jella Kitchen tuzajya tubagezaho uburyo wategura amafunguro atandukanye n'akamaro kayo. Njyewe nitwa Jeannette Ayisenge, ngiye tugiye kubana mu gutegura amafunguro atandukanye. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kubategurira ifunguro ryitwa beef kebab. Beef kebab ni nka snacks ushobora kuba wafata mu gitondo, ushobora kuba wafata saa sita cyangwa nimugoroba, igihe cyose ubishakiye. Beef kebab rero turaza gukenera ibikoresho bigiye bitandukanye nk'uko uri kubibona hano imbere yanjye. Mfite inyama ziseye, viande hachée, nkagira chaperire cyangwa se ifu y'imigati, nkagira igitunguru cy'umutuku, nkagira dania, nkagira amagi abiri, nkagira magi, nkagira beef masala, nkagira black pepper, nkagira soya sauce, nkagira tungurusumu ndetse n'agasenda. Aha kandi mfite n'ifarini nk'uko muri kubireba, turaza kuyifashisha. Ubu rero muri aka kanya tugiye kuvanga bino birungo muri izi nyama ziseye. Ndabanza kirimo igi, naribonye, kirimo bya bitunguru byanjye, ni ibitunguru uba warashe, igitunguru cy'umutuku gisanzwe, nongeremo dania, rero asimo uduce dutoya cyane, ashyiramo kibe magi, nongeremo tungurusumu, nongeremo beef masala, black pepper, nongeremo agasenda gake. Ku bakunda agasenda ushobora kurushyiramo cyangwa ukarwihorera. Shyiremo chaperire. Iyi chaperire utayifite ushobora kwifashisha ifu y'umugati, cyangwa se ugafata umugati ukawushyira mu mazi ukawutosa, ubundi warangiza ukavanga. Hanyuma kirimo n'agafarini gakeya, ubundi bivange neza byose. Aha biba byiza iyo ukoresheje intoki kuko nibwo byose byivanga kandi mu gihe gitoya. Murabibona rero twamaze gukora pate imeze neza, irimo bya birungo byose, irimo za nyama zacu ziseye,
ubu tugiye gukora utubumbe dutoya tugenda tubarambika kuri iyi sahane iriho agafarini gake. Here we go. Urabona ko namaze kudukoramo utubumbe dutoya dutandukanye, ugiye gutangira kudukaraga nkaduhereza forme. Iyo ari karekare nibwo kaba kagaragara neza, kari presentable. Kebab turimo gutegura, nk'uko mubibona tumaze gusiga neza twa tubumbe twagiye dukora, twasizeho farine. Noneho tugiye kuziteka. Amavuta yacu rero yamaze gushya, ubu tugiye guteka za kebabu zacu. Ndafata kebabu nyuze mu magi, aya ni amagi nakushyize aha ngaha. Kebabu shyire mu magi. Urabona ko zahiye neza, ubu turimo kuzarura tukareba ku kantu kariho seriviyete kugira ngo ntibugabanyuke. Murabibona rero kebabu zacu zamaze gushya, zimeze neza, ziri guhumura neza. Wow, reka mwereke ukuntu mo imbere hameze. Wow, urabona ko isa neza rero. Irahiye neza, irasa neza. Iranaryoshye. Wow. Wakoze kubana nanjye rero. Ikiganiro cyacu nagaruka
nari Jeannette Ayisenge, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona andi mafunguro tuba twaguteguriye, amafunguro aryoshye meza ushobora gukora mu gihe gito wibereye iwawe mu rugo ukarya neza kandi ku buryo bworoshye cyane. Wakoze rero, bye naho gutaha.